kosa kandi ndi umuntu mukuru njya kumviriza ngira ngo numve ko aba bana ibyo bavuga ari byo nsanga bari gukora imibonano biri gusakuza pe byavugaga nyine nk'abantu bakuru bari mu cyumba cy'ibanga. Uyu mugabo bagiye bamuherekera umugore n'umugabo bamuherekera noneho birangije bageze hepfo umugabo ku buryo yagiye ashuka umugore bundi baratindana noneho umugabo kinyo aravuga atari kubundi ko atari umwana ndi buheke nakwigendeye. Hano umugore wanjye aba ari kugenda nce inyuma. Yitwa nde? Bamwita Karina. Karina nde? Karina ni jonze ariko yanze kumbwira irindi zina. Nose mumara ngiye kingana gute umugore? Yewe urebye ni n'ukwezi. Urabishyura za miliyoni urazikura wakizawe ko nkasa ntareka rwose ndaje nkurebe yewe ndaje nkurebe bagukingura usoke uje bakujyana. Yes, reka nagira ngo usuhuze aho uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Nk'ibisanzwe Gendi Weekres, ambasaderi w'abadiaspora. Nagira ngo usuhuze aho uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Abaherereye mu mujyi wa Kigali ndababona cyane. Abaherereye i Musanze. Namwe abaherereye za Rubavu aho ahari gushya ndabizi muri iyi minsi Rubavu iri gushya. Yes, mboneraho nshimire mugenzi wanjye w'umunyamakuru uvuye kuri izi mikoro za Siriya TV Radio Show ni Michael Lungu aka Duda, aho yatugezagaho amakuru y'imyidagaduro ya hano muri Zambia. Nwomerezeho n'isuhuriza b'abadiaspora banjye muherereye hanze y'u Rwanda, abaherereye muri Uganda, Tanzania, mu Burundi, Malawi na hano muri Zambia aho radio yacu irimo ivugira. Mwese ndababona cyane muri abantu banjye ku mutima muba muriho. Abari ku Jamaica murankurikira nanjye nkumva biranejeje. Ndabizi neza mwatangiye kwibaza muti Weekres tuzaniye ibiki. Nk'ibisanzwe murabizi nge sinjya ninzamo. Ni ya makuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihuha. Niyo mbazaniye hano kuri Siriya TV Radio Show. Mwomeze mubwire ngo niba nta mutima mubi, nta mutima w'ubugugu, kora subscribe, share, like na commentaire. Tujye twibanira hano kuri Siriya TV Radio Show. Aha none inkuru mbazaniye irasekeje, irababaje, iratangaje. Kosa kandi ndi umuntu mukuru njya kumviriza ngira ngo numve ko aba bana ibyo bavuga ari byo nsanga bari gukora imibonano biri gusakuza pe byavugaga nyine nk'abantu bakuru bari mu cyumba cy'ibanga. Noneho numva ndababaye kandi uno mugabo ni umuturanyi wanjye nje ntuye kuri kiriya gipangu. Naho kubera ukuntu mbanye neza na mugarura ari umuturanyi tutagirana ikibazo numva ngize umujinya. Ucyumva bivuga? Mpita njya kugisha inama umukecuru duturanye, genda mubwira ibintu uko abana babimbwiye nuko mbisanze. Ni mukecuru ngira inama, ibi bintu twabikoraho iki nk'abantu bakuru? Umukecuru ati ndakabagwa, nawe arumirwa. Nawe ni mukecuru numva umwanzuro ukakaye ngiye gufata ingufuri tuhafunge. Mugarura havira mu kiraka mu kazi, tumwereke ibintu biri kubera. Uwo mukecuru ati ibyo nibyo, kugira ngo duhuruze abantu dusakuze uriya mugabo urimo anasohokana umujinya nadukubite cyangwa akora iki, mufunge.
twahise dufata ingufuri turafunga. Simoni yitwa Simoni cya Papa Melisi ati yinjiranye mu nzu na wa mugore wa Kinyo barafunze. Hari 5:30 z'amanywa binjira mu nzu. Majije kwinjira mu nzu ngenda avuga nti murabeshya, bana baraza barandeba, ndazenguruka ndaza ndirebera dusanga bafunze. Noneho njyewe nakoze ikosa, ahubwo kera kabaye haje umugore w'uyu mugabo uryamye mu nzu arakomanga. Noneho uwo mugore aratwinginga ati mwakwihanganye tukamufungurira agasohoka akagenda, n'ubundi ko byabaye niyakiriye. Namuhaye urufunguzo koko, arafungura kurayo ingufura ayifata mu ntoki, aramubwira ngo Papa Melisi sohoka, n'ubundi byabaye. Banga kuvuga baraceceka. Noneho umugore agira umujinya akora ku rugi arasunika, asunitse asangamo imbere bashyizemo indi ngufuri. Umugore aranaruhondagura cyane, umugabo yanga gufungura. Uzi icyo nakoze? Ubwo nahise mbwira nti funga iyi ngufuri nsubize imfunguzo za. Okay, aha turi mu mujyi wa Kigali, Inyamirambo iwabo w'amabara, Inyamirambo ni wabo w'amabara. Inyamirambo haravugwa umugabo bamwita Karaveri. Karaveri we, iwawe hahiye mwana wanjye, baba we. Uyu Karaveri yarabyutse mu gitondo ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Simvuge gutyo wumve ko ari kera, ndavuga kuri uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2025. Ibaze ko nari ngiye kuvuga ngo 2024. Uyu Karaveri yarafite umugore ukiri mutoya, bimwe bavuga ngo umugore w'icyuki. uranyumva neza? Banywa akayoga ari kumwe n'umugabo we. Ngiye mu buryo amakuru mba nyafite, banywa akayoga barakanywa, barangije udufaranga twabo. Uyu mugabo bagiye bamuherekera, umugore n'umugabo bamuherekera. Noneho birangije bageze hepfo, umugabo ku buryo yagiye ashuka umugore, bundi baratindana. Noneho umugabo Kinyo aravuga ati ariko ubundi ko atari umwana ndi buheke nakwigendeye. Aragenda, hari nka saa 4 nibwo bari ataha hano kwa Kinyo. Nyine uwo mugabo yaramutwaye aragenda aramurongora mu gisambu. Na n'uyu munsi ni ukuvuga ngo uyu mugore ntabwo yaje kuba, ahubwo ni ugusenya, arashaka kunyikira umwana. Ni ukuvuga ngo rwose uyu mugore amureke, ni ukumureka. Uyu mugore ni indaya mbi, uyu mugore ni umugome. njye mvana umugore wanjye aba ari kugenda nce inyuma. Yitwa nde? Bamwita Karina. Karina nde? Karina ni nze ariko yanze kumbwira irindi zina. Nose mumara ngiye kingana gute umugore? Yewe urebye n'ukwezi. Ariko ngo basanzwe n'undi bamurongora. Njyewe nazamutse n'umugoroba, umuntu arambwira w'umumama ngo rwose atumva mugarura rero ngubwire ati umugore ufite ati nta kigenda, ati umugore tubona shodekana na kana kuyu nguyu, ariko amaherezo ati nutagwara sida atuzagwara umutezi. Niko yanyibwiriye ati mwana wa mama ati gendere. Nanjye ngenda avuga ati ubwo ibyo abantu sinabyizera, kereka wenda nabafashe kuko abantu agiye bahwihwise. Twagiye cyane. Let's go. Are you ready? Wa mubyeyi yaje ku rugi nawe aza kumviriza n'abana, yumva ko ibintu biri gusakuza nk'imbeba zinywa amazi. Koko nk'umuntu mukuru yaje gutekereza neza, arumviriza, aza kuvuga ati muri iyi nzu harimo abantu bari gukora utuntu,
harimo abantu bari gusambana, kamvuga imbwa mu mazina yazo. Amaze kubona yuko muri iyo nzu harimo abantu bari gusambana, kandi yari abizi neza yuko nyir'urugo yagiye mu kazi, nibwo yaje kubaza umukecuru uhaturiye ati hano muri iyi nzu ko hari gusambaniramo abantu, nyir'inzu akaba yagiye mu kazi, tubigenze ute? Baje gufata umwanzuro, bafata ingufuri bafunga aho ngaho abo basambaniraga muri iyo nzu ya Karave. Bamaze gushyiraho ingufuri, umugore wa mugabo wamucaga inyuma, cyangwa se umugore wa yanshinzi y'umugabo yasambanaga, yaje kugera aho ngaho. Uyu mugore ndamushimiye, ni umugore w'urugo, Imana imuha umugisha. Yaje kubabwira ati abo bafunze umugabo wanjye ndabibona yaciye inyuma, yambabaje, ariko nyuma y'ibi ntabwo nkeneye yuko abantu baza kumushungera, sinkeneye yuko abantu baza kubona ubusabwe. Iyo babonye ubusabwe baba babonye ubusabwa. Iyo babonye ubusabwe umugabo wanjye nanjye baba bambonye. Umugore yasabye imfunguzo, baramwemerera, barazimuha. Mwuko kuzimuha arafungura, aravuga ati papa merci, ibyo wakoze wabikoze, ariko mbabarira usohoke muri iyo nzu dutahe. Uwo mugabo wasambanaga papa merci, mbonera umusuhuze merci boss wa Jenny's Comedy, wasanga ari papa wawe sha. Ibaze Comedy Pirate yazakora yari papa wawe wari uri kwimwakura. Uyu papa merci yanze kuva muri iyo nzu, manza mu mutwe yatekereje ati kahari ntabwo umugore wanjye yagira urukundo nk'uru. Banzazanye n'abapolisi, bakaba bagiye kurikanda. Ndavugira iki ko mutekereza ibyo muvuga? Yanze kuza gusohoka, bivuze ngo ba bantu bari babafungiranye barambiwe, babwira uwo mugore wacibwaga inyuma ati subiza imfunguzo zanjye. Yazibashubije, n'ubundi barongera barafunga nk'ibisanzwe, paka itangazamakuru tuhasesekaye. Yes, murabizi ngende Wickress, ndi ambasaderi w'abadiaspora, nta kintu kirahinduka.